Hey guys, nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Fani TV 250. Nizere ko mumeze neza, ikaze kuri mwe mwese mukomeje gukurikirana ikiganiro cyacu, mwese mukomeje kuba muri hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, mu mpande enye z'isi, yaba abaturanyi b'u Rwanda, yaba ari hirya y'u Rwanda, abo sindashoje kandi ndabakunda cyane. Nizeye ko mumeze neza, murahunda naye ndabakunda, nabwo mwamwishishisha ndabizi ko mwamuhunda. Gusa icyo nabwira, kora subscribe, like, share ndetse na comment kuri Fani TV 250. Sorry narayihinduye, bari bazi Manager TV, ariko ubu ngubu byarangiye mvuze ngo reka mfate umwanzuro nanjye why not ntayigira izina ryanjye Fani nk'icyamamare. Ndabashije cyane kandi ndabakunda cyane. So rero nari maze iminsi nakora, nari maze iminsi nabaganiriza. So mu minsi yashize naberetse ukuri kwari kuri hanze, murabubona ko natunguye umuntu. So mwahoraga mubunza amazimwe ngo Fani, ngo ni wowe cyangwa Titi, ngo Fani, ngo yoshyetse, ngo rekane Resene, ngo bamwe n'abariva ngo baramwoshya. So ntago ariko biri, ntago ariko kuri, kuko ntago wakoshya umutima w'umuntu uwakunda, ntago yamuvaho. So rero nagize ndavuga ati kugira ngo mumenye ukuri kujye ahagaragara, ntimuzajye mwirwa nyine mujya kuvuga ibintu mudahagazeho, reka mbishyire hanze. Nabahaye ikiganiro ndetse nabonye mwarakibonye, n'abatarakibonye n'abashaka bakirebe nta kibazo. Natunguye Titi avuye guhaha, mubwira buryo ki Arsene yaje kumureba, mbona bigize intambara cyane, namwe mwarabibonye, abigize intambara cyane, bibaye ibibazo, ashaka no kumubita kubera ndi kuvugira Arsene ngo mubabare n'ibiki, ariko ko ari kugira ngo mukoremo kuri kwa nyako. So Titi rero nyuma mwarabibonye ko yanyeruriye akajya ambwira ngo afite undi mukunzi runaka arahayije, akanga kumuvuga. So rero mwarabibonye, ntimuzongere kunera commentaire muvuga ngo Fani, ngo ndi umunyamabara, Fani ngo nakubise Arsene. Kumukubita n'inshingano zanjye kuko bari bampaye akazi. Nawe uri kureba kino kiganiro, boss agwaye akazi ngo kora iki ngiki n'iki, ngo ndakwishyura, nawe wagikora kugira ngo ubone umugati w'umwana. Naramwirukanye, ariko sinamukubise, mwarabibonye, naramwirukanye, ntabwo nigeze mukubita mwabantu. Arsene yaragiye arantuka, agari vovota, undi inzererezi, ngo namwe ngo ninzererezi, kandi mu byukuri we ni inzererezi. Noza Arsene arabibona ko ari inzererezi, ariko mwanze mukajya kumushyigikira. Ese wowe ushyigikira Arsene, umuntu wifashe akajya kuntuka akambwira ngo ko ntari kumwe na papa w'umwana? Mwese murabizi ibibazo byagiye bimbaho, papa w'umwana impamvu tutari turi kumwe mwarayibonye. Yacaga inyuma buri munsi, ejo ngaho yagiye mu bagore, abo mfatanyije nawe umugabo, ejo aho nshakikanye nawe nabwo bibi bibazo baza kumubitera iwanjye. So mpitamo gufata umwanzuro nyirizina wo kurera umwana wanjye, nta ndezo musaba, ndemera nkajya mu muhanda, nkajya gucuruza agataro cyangwa se niruka na polisi kugira ngo ntunge umwana wanjye. So ibyo rero bikubita yaravuga ngo ko ntabana na se w'umwana, ngo ndi ndaya, ngo ibiki, ngo ndi inzererezi. So kuba ndi inzererezi ariko mfite umwana ntunze, nkora icyo igishoboka cyose kugira ngo ndebe ko yabaho. Ibyo ndabishimira Imana ko yampaye umwana, nubwo ndi inzererezi nabwo bizagira aho bicemo. Ariko mubwize ukuri, weho uri gukurikirana kino kiganiro, nimba uzi neza yuko ukurikirana kino kiganiro ukaba uri kukireba 5 kwa 5, ukaba uri umuntu wiri gukundana n'abakobwa bangaye batandukanye, ngaho kwa runaka, ejo bavuye kwa runaka, ejo bavuye kwa runaka, ntabwo uri umugabo hamwe, ntabwo uzi kwifatira umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. Bahamwe, ube hamwe, ukora ikintu cyanyacyo nk'umuntu w'umupapa. Nimba ufashe umwanzuro uyingiye kumugira umugore cyangwa ngiye kumugira umukunzi, ntabyo kujajaba ngo ejo mwashwanye. N'abakunzi barashwana, ariko ntabwo bivuze ngo bajye gusebyanya, cyangwa bivuze ngo bari wese wo ku ruhande abimenye. So babikora mu ibanga, ni nk'umugore n'umugabo mu rugo, baricara bakabiganiraho. Nimba ari abasabana imbabazi bakazisabana, nimba ari abarangizanya nabwo bikarangira, atagiye gusebya abantu hirya no hino. Igihe wagiye kwisebya nawe ubwawe uri gusebya umukunzi wawe, nawe ubwawe uri kwisebya. Igihe rero byabaye gutyo, nta mugabo kurimo, umugabo uri kuvuga ngo narongoye, ngo agatuka abavandimwe b'umuntu bakundanaga, ngo indaya, bamubaza impamvu ngo bavuze ngo ni indaya, nimba handi yarigeze kuza kumugura, ngo wapi, ngo indaya kuko narongoye mukuru wawe. Imagine kweri umuntu w'umugabo. Ntibaze se nimba warakundanaga n'umuntu, ibyo mwakoraga twe biratureba? Ese ni ngombwa ngo tubimenye?
noneho n'imbere y'itangazamakuru imbere ya kamera ukitonda umuntu w'umugabo ukavuga ngo uri indaya kuko narongoye mukuru wawe. Ese nimba mukuru wanjye ari indaya nanjye mbaye indaya wigeze uryamana nanjye? Ese nimba inshuti tugendana ari indaya cyangwa se yakoze amafuti ngenda yazira? Kubera iki mufata ibintu mukabyitiranya? Nimba mufite ibyo mwapfuye, nimba mwarapfuye uburaya mubigumane, ariko ntukaze kutwita indaya kuko ntago icyambere cyo ntitugusaba, icya kabiri na ugira utahi wawe, icya gatatu nta wigeze urongora. Sinzi impamvu rero uza kwitabana indaya. Niye mpamvu mundi mwitabana indaya mutabigeze mubarongora? So ejo bundi na prodinze ndi gusuka umusista wo mu rugo bamitivete na titi na ari gusuka sando, ndandika navuga ati abantu mujya mutera commentaire ngo turindaya Oliva Fani na Titi, ntago turizo, dore akazi dukora nakangaka, twe ntago turindaya. Uwagiye gutera commentaire agatera commentaire avuga ngo mwese ngo murindaya, ngo usubiye ngo Titi ngo wakunze bikanga. Ese wa muntu nkwibarize, Titi ko akunda nubwo yakunze bikanga, twebwe ntago twakundanye? Ese twagiye kubyara abana ariko ko twagiye kwigurisha bakadutenda gutya, cyangwa twabanje gukundana? Ese ushaka yuko ibintu byatubayeho, nimba twarafashe umwanzuro tugahitamo kuba turi twenyine, ibintu byo gukunda twarabishyize ku ruhande, nimba twarafashe umwanzuro, uri kumva ushaka yuko ibibazo byatubayeho na Titi bimugeraho? Kuki wumva kudakumira ikintu kitaraba? Ngo mwebwe ngo akazi kayo ngo nuburaya, ngo Titi ngo nuko ngo wakundanye. Ese mabuja nigeze nza kuri iwanyu? Wigeze ubona n'umunsi warimwe nza no kurara iwanyu cyangwa ari umuntu wo mu gipangu cy'wanyu wanterese? Ese nigeze wigeze nsangana na papa wawe buryo nyita indaya? Wayi kubera iki muvuga ibintu nyine mutabanje gutekerezaho, cyangwa ngo ubaze umuntu ngo unamwandikire nimero zacu ziba ziriho, umwandikire ngo umubaze ngo impamvu wakoze biriya niyi? Eske weho nsanze uri kurwana mu muhanda, nkasanga uri kurwana ntazi impamvu yabiteye, impamvu urwanye, uri gukubita abantu, uri no kubatuka, ntazi impamvu, nkaza kuvuga ngo uri indaya ngo kuri kurwana, ariko sinzi impamvu warwanye mu byukuri. Ibyo byagushimisha? Banze umenye ntandaro y'ikintu, ubaze nibagize nyirubwite, kuko n'indaya iba pride yabyo. Nawe undi indaya nabikubwira ko ndiyo, ariko sindiyo kuko sindi indaya. Ikindi mani, nk'ubu duhuye wanyita indaya, sinziranye nawe, ntacyo dupfana nta nicyo dupanga, ubundi ubwo mwamwiruhiriza iki? Uzi ko uzabura ijuru hejuru kugira ngo ujye kutuka abantu, ucira abantu urubanza utabafatiye mu cyaha? Ese hari umuntu wigeze arana na papa wawe cyangwa n'umugabo wawe? So reka tubabwira ngo njyewe aho ndi ahangaha mbasha kubaho n'umwana wanjye, Oliva abasha kubaho n'umwana we, turafatikanya. Iyo babiri bishyize hamwe barafatikanya kandi bakagira ku kintu kizima. Abantu mwirirwa rero muvuga dufite amaboko abiri, turakora. Nimba mbonye ibira kandi abikora, Oliva nimba bibonye arabikora, nimba ari ugusuka tubonye abantu dusuka turabasuka. Weho wari wampamagara onze nsuka umwana wawe cyangwa ngo usuke binanire, ubone ko nyite ndamubwira ngo nta kintu ushoboye gukora, n'uburaya gusa? So igihe utarakora icyo kintu rero jya witondera gutuka umuntu, kuko uwo tuka ntabwo umuzi, ntabwo uzi uwo ari we. Hano n'undi nigeze kumva numva bavuga ngo nimba ari intera hamwe muri comment, man mujye mwitondera ibintu muvuga. Ibyo bintu mwandika mujye mumenya ko nanuzazanyu bazikurura, kuko ntago ari byiza. Ibintu aho nyine amagambo muvuga amacakubiri ko bayaciye ntawe yagarura gute? Mwagiye mwitondera ibintu muvuga. Ni ngombwa mujye kwirirwa muvuga ngo iki nabwo iki, ngo indaya ngo zikoranyirije hamwe. Ese mana ya indaya ijambo indaya gukirirwa rigaruka muri commentaire, mubundi mufite ikihe kibazo kuryo mwita abantu indaya? So nge nzaya mbabwiza ukuri, munyangira icyo ngicyo, iyo mushaka indaya. Ariko umuntu we wese uzi ko ataranyura mu kibazo umuntu yanyuzemo, biragoye kumwumvisha ko nyine uwo muntu afite ikibazo. Ntabwo naba naburaye wowe utaraburara n'umunsi wa rimwe umubwire ngo naburaye ngo byemere. Waba umeze nk'abana bo mu bakire, umbwira ngo twaburaye, agata kubwira uretse ubwo nta n'agapiza wariye, ubwo iyo baburaye babariye pizza. Rero igihe utarahura n'ikibazo ntugacire mugenzi wewe urubanza kuko ari mu ibyo bibazo. Umunsi nawe byakugezeho, ejo n'ejo bundi nawe ukabona bakwita indaya, ubwo uhita umenya agaciro ka wa muntu
wisindaya kandi atariyo ukahita ukabona. So ikindi nkuko bisanzwe ducuruza cyangwa se tugira imiti ituma atera akabariro umwanya munini kuri babagabo batabasha kubaka ingo zabo neza, cyangwa ugasanga abagore babo bari kubaca inyuma, cyangwa agavuga ati sinshimisha umugore wanjye nkuko bikwiye kuko mara amasegonda cyangwa akanya gatoya. So tubafitiye imiti yabavura neza kandi ukajya ukora ugadutera akabariro umwanya munini ushaka, biterwa n'ubwo tuguha nyine. Nimba ufite igitsina gitoya ku mugabo ushaka kucyongera, nabyo turabigufashamo ukacyongera kikaba kinini, dufite imiti ibikora. Ikindi dufite tugufasha gucinyeye ku mugore utaracinyeye, cyangwa se umukobwa utaracinyeye wumva ashaka gushimisha umugabo mu buriri, cyangwa se umugabo we mu buriri mu buryo bw'uko umugabo wakunda imyeyo cyangwa se n'iki, twagufasha. Waduhamagara kuri iyo nimero uri kuri screen yawe. Ikindi ku bakobwa batagira amavangingo cyangwa se abagore, nabo turabafasha, tubahiriza umuti ubafasha ibyo byose. Ikindi reka tubabwire yuko abantu baba baribwe bafite ibintu banyazwe, nabwo turabafasha. Nyamuneka umuntu wese ufite ikibazo nahamagara iyo nimero kuri screen, then muhereze umuganga wa nyawe, apana barabirirwa bababeshya babarya amafaranga buri munsi. Uhereze umuganga wa nyawe ugufasha ikibazo ufite. So ndabakunda cyane rero, ni Fanny, kiganiro cyane nakagaruka nzajye nabahereza amakuru atandukanye. Ejo bundi ndaje mbahe show ya danje iwanyu ikoraho, muzankunda kandi muzanahumbura. Bye.